bagiye batwara ibihembo bikomeye mu by'umupira w'amaguru, harimo ba Cristiano Ronaldo, Messi n'abandi batandukanye bagiye batwara Ballon d'Or. Ese haba hari umukinnyi uturuka muri Afurika watwaye Ballon d'Or? Afurika ifite abakinnyi bakomeye batandukanye, gusa kuri uyu mwanya nyemerera twegure inyandiko z'amateka maze turebe amateka y'umukinnyi Sadio Mane. Iyo izina rye rivuzwe benshi batekereza ibitego, umuvuduko n'ubuhanga budasanzwe, ariko inyuma y'intsinzi zose yagiye atsinda hari inkuru ikomeye kurusha umupira yakinnye, inkuru y'umuhungu wakuze mu bukene wiyemeje guhindura amateka y'umuryango we ndetse n'igihugu cye muri rusange. Sadio Mane yavukiye mu mudugudu muto cyane witwa Bambali mu gihugu cya Senegal. Yavukiye mu muryango uciriritse cyane, aho ubuzima bwabo bwari bugoye ku buryo no kubona ibiryo byo ku munsi byari ikibazo gikomeye. Ese yari umuyobozi w'idini cyangwa se bamwe bita aba imam, umuntu wubashywe cyane muri ako gace ariko noneho utari umukire. Ubundi ubusanzwe usanga abantu bubaha umuntu kubera ari umukire, ariko bamwubahaga bitewe n'ubumenyi bw'idini yari afite. Nyina wa Sadio Mane yari umugore wahoraga yitwararika ndetse anakora inshingano z'urugo, akora ibishoboka byose kugira ngo umuryango we ubashe kubona imibereho. Ubuzima bwa Sadio Mane bwaje guhinduka akiri muto cyane, ubwo se yitabaga Imana. Byabaye igikomere gikomeye mu mutima we, cyane cyane ko se yapfuye atabonye ubuvuzi bwari bukwiye. Yari afite uburwayi yari arwaye bwo mu nda, hari ni kanseri y'amara cyangwa se y'igifu. Yararibwaga cyane biza kumuviramo urupfu, ariko kubera ko nta bitaro byari bihari byarangiye atabonye ubuvuzi yari akeneye. Icyo gihe nibwo Sadio Mane yatangiye gutekereza ku buzima mu buryo butandukanye, atari ugutsinda gusa ahubwo uko yazagira icyo ahindura n'uko yazafasha abandi. Ku bijyanye n'amashuri, Sadio Mane yize amashuri abanza iwabo aho ngaho muri Bambali, ariko ntiyari umunyeshuri ukunda ishuri cyane kuko umutima we wabaga wibereye kuri ruhago. Igihe cyose yabonaga akanya yajyaga gukina umupira n'abandi bana, nubwo yakinaga nta nkweto afite, akinira mu mukungugu, ikibuga kidatunganije na busa, nta mupira mwiza yo gukina ihari. Kubwe ishuri ryari inshingano, ariko umupira wari inzozi ze. Umuryango we ntiwemeraga ko yakomeza gukina umupira, bifuzaga ko yakomeza ishuri maze agakura akabona akazi gasanzwe, ariko Sadio Mane we yari afite icyizere gikomeye, yizeraga ko ashobora kuzaba umukinnyi ukomeye ku isi. Icyo cyizere ntabwo yize gitakaza. Ku myaka 15 gusa yafashe icyemezo gikomeye, maze ari nacyo cyemezo cyahinduye ubuzima bwe. Ava iwabo ajya i Dakar mu murwa mukuru w'igihugu cya Senegal gushaka amahirwe yo gukina umupira. Yagezeyo nta mafaranga afite, nta nkweto nziza afite, nta n'umuntu umushyigikiye. Icyari kiri mu mutwe we ni inzozi ze n'umutima udacika intege. Ageze i Dakar yagerageje kujya mu makipe atandukanye, ariko ntibyari byoroshye. Ntabwo byakundaga ko ahita abona ikipe akina. Abatoza benshi baramubonaga maze bakumva baramusuzuguye bitewe n'imyenda yabaga yambaye, inkweto zishaje ndetse n'uburyo yagaragaraga. Ariko igihe cyaje kugera bamuha amahirwe yo gukina, maze ibintu bihita bihinduka. Mu minota mike cyane impano ye yahise yigaragaza. Umuvuduko, ubuhanga n'ishyaka yari afite byatumaga bose bamuhindukirira maze bamwitaho. Aho niho urugendo rwe rwatangiriye. Yaje kujya gukina muri FC Metz yo mu Bufaransa, ari nabwo bwa mbere yari agiye gukinira i Burayi. Nubwo byari bigoye kumenya ubuzima bushya no kumenyera uburyo i Burayi babaho, yakomeje gukora cyane maze aza kwerekeza muri Red Bull, aho yatangiye kumenyekana nk'umukinnyi utsinda ibitego byinshi. Nyuma yaho yimukiye mu Bwongereza, aho yagiye muri Southampton FC, aho yagiye aca uduhigo dutandukanye nk'uko ari we mukinnyi watsinze hat-trick mu minota mike y'umukino mu mateka ya Premier League yose ndetse no ku isi. Icyo gihe isi yose yatangiye kumenya ko hari umukinnyi udasanzwe uri kuzamuka. Icyiciro gikomeye kurushaho cyaje ubwo yinjiraga muri Liverpool FC, aho niho yagaragaje ubwamamare bwe ku isi. Yatangiye gufatanya n'abandi bakinnyi bakomeye maze batwara UEFA Champions League ndetse banatwara Premier League. Ariko ikintu gitangaje kuri Sadio Mane ntabwo ari ibyo yatsindiye gusa, ahubwo ni uburyo yabayeho nyuma yo kugira icyo bigo bwamamare. Mu gihe abandi bakinnyi baguraga ibintu by'igiciro bidasanzwe, Sadio Mane we yahisemo inzira itandukanye nabo.
yari afite telefone yangiritse, maze bamubajije impamvu ababwira ko adashaka ubuzima buhenze, ahubwo icyo yifuza ari ugufasha umuryango we no kuzamura igihugu cye muri rusange. Yagarutse iwabo atangira guhindura ibintu. Yubatse ibitaro kugira ngo abantu batazongera kubura ubuvuzi nk'uko byabaye kuri se bikamuviramo n'urupfu. Yubatse amashuri kugira ngo abana babone amahirwe yo kwiga ntawe n'umwe uhejwe. Atanga amafaranga ku miryango ikennye kugira ngo babashe kurya ndetse no kwishyurira amashuri abana. Muri 2022 Sadio Mane yagejeje igihugu cye cya Senegal ku ntsinzi ikomeye yatumye batsinda igikombe cya Africa Cup of Nation. Ahangaha yatsinze penalite ari nayo yatumye bagera kuri finali, baje kwegukana icyo gikombe. Icyo gihe yabaye intwari y'iki gihugu, ariko kubwe ntabwo intsinzi aricyo kintu yari yishimiye, ahubwo yashakaga ko abaturage ba Senegal bamwishimira. Uyu munsi Sadio Mane ntabwo ari umukinnyi w'umupira gusa, ahubwo ni urugero rwiza, ni urugero rw'umuntu wavukiye mu muryango ukennye ariko kaza kugera kure hashoboka. Yerekanye ko gutsinda atari kwigira wenyine, ahubwo ko ari ukuzamura ubuzima bw'abandi. Niyo mpamvu bavuga ko atari icyamamare gusa mu kibuga, ahubwo ko ari umwami w'imitima y'abantu. Ndagushimiye wowe tubanye muri iki kiganiro, nturarikira gukurikira ibiganiro byacu byazaza. Hasta la vista.